Ndabasuje ikaze kuri Rwanda Update News. Ngira ngo tuba tugarutse n'amakuru bari kugenda avugwa mu bitangazamakuru hano ku isi muri Afurika ndetse n'ahandi hantu hose bagiye hatandukanye, ariko mu by'ukuri ndagira ngo munyemerere tugaruke hano mu Rwanda iwacu. Ngira ngo ni inama yari yabaye ihuje abaminisitiri igahuza na His Excellence Paul Kagame biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange ndetse n'icyateza abanyarwanda imbere. Muri iyi nama havuye mu byinshi cyane, safatiyemo ibyemezo bakakaye ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Ndaza kubabwira ko muri iyi nama havugiyemo ko amafaranga mituweli agiye kuba yagabanuka akava ku mafaranga 2020 akagenda ku 2015 kugira ngo bifashe abaturage n'abaturarwanda bose bisanze mu cyiciro cy'u20 kuba bakishyura amafaranga mituweli bitabagoye. Ni nyuma y'uko abaturage bagiye bagaragaza imbogamizi ikomeye cyane ko amafaranga mituweli akomeje kugenda ababangamira, cyangwa se amafaranga mituweli ari menshi hano mu Rwanda. Mu by'ukuri abaturage bakaba basaba leta ko hari ikintu yakora cyangwa se kugira ngo ibashe kuba yabagabanyiriza aya mafaranga ya mituweli yashizweho hano mu gihugu. Mu by'ukuri ubona ko ari kugenda agora abaturage. Ese ukibaza umuturage niba bamushizeho amafaranga 2020 ari umukene, ari umuhinzi, cyangwa se akora n'akazi k'ubukirina cyangwa se n'akazi k'isuku mu muhanda, ariko ugasanga umuturage bamushizeho 2020 bya mituweli. Ukibaza niba mituweli ari ku 3000 agasaba yaraburaga amafaranga 3000 yo kuba yakishyura mituweli 2020 azabasha kuba yabona. Mu by'ukuri ukabona ko nyine kugenda birushaho kugenda bigora abaturage n'abaturarwanda bose bisanze mu byiciro bigiye bitandukanye bitewe n'icyiciro uba ugiye uherereyemo. Ndaza kubabwira ko mu by'ukuri mu itangazo rya NESA, ndaza kubabwira ko NESA imaje gutangaza amatariki y'ibizamini bya leta ku banyeshuri bazakora nyine ibizamini bya leta. Ubwo ndavuga muri P6 senior 3 ndetse na senior 6. Ubwo amatariki y'ibizamini NESA ikaba yamaje gushira hanze timetable ukuntu muzagenda mukora ibizamini. Ubwo ni itangazo nyine rero abanyeshuri ikaba rireba ababyeyi, abadirecteur ndetse n'abarezi b'abanyeshuri by'umwihariko ko imaje gutangaza amatariki y'ibizamini na timetable ya ibizamini bya leta ku banyeshuri bitegura gukora ibizamini bya leta. Ibi byose mu by'ukuri ndaza kuba nababwira ndetse namuraza no kumenya n'amatariki NESA yashizeho n'igihe ibizamini bizabasha kuba byatangira ku banyeshuri kugira ngo babashe kuba bakitegura neza cyane. Ndagira ngo dusesengure izo ngingo zacu ebyiri, ariko mbere yo kugenda gusesengura izo ngingo zacu ebyiri, niba uri kubona rugambo gese kuri channel yacu ya Rwanda Update News, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nkanga meza leta iba yagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere. By'umwihariko iyi video niba wayikunze kuri like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. Katugende ku ngingo yacu ya mbere twavuze tuze kuganiraho, nkuko namaze kubikomoza. Reka tugende ku ngingo yacu ya mbere twavuze tuze kuganiraho yuko amafaranga ya mituweli agiye kuba yagabanuka akava ku mafaranga 2020 akagenda ku 2015 kugira ngo bifashe abaturage n'abaturarwanda bose bisanze mu cyiciro cy'u2020. Nyuma y'uko mu by'ukuri abaturage bagiye bagaragaza imbogamizi ikomeye cyane ko amafaranga ya mituweli ari gukomeza kugenda azamuka no mu Rwanda, mu by'ukuri kugenda bibabangamira, cyangwa se bari kugenda babura amafaranga uko bakishyura amafaranga ya mituweli. Ukibaza amafaranga 2020 ya mituweli yashizwe hano mu Rwanda kandi mituweli isanzwe iri ku 3000, abaturage bakaba baragendaga babura n'amafaranga 3000 yo kuba bakishyura mituweli. Ese 2020 bazabasha kuba babona? Nyine ukabona ko biri kugenda bibabangamira abaturage. Mu by'ukuri iyi nama ikaba yabashije kuba yaba uyu munsi kugira ngo bige kuri kino kibazo abaturage bari kugenda bagaragaza, cyangwa se bari komeza nyine kugenda bavuga ko amafaranga ya mituweli yakomeje kugenda ababana menshi, cyangwa se babana umurengera. Mu by'ukuri muri nama ni uko havugiyemo kine amafaranga ya mituweli agiye kuba yagabanuka ave 5000 agende ku 15 nyine bifasha abo baturage. Ariko nubwo mu by'ukuri mu bindi byiciro naho batarabasha kuba babiganiraho nyine babinose neza cyane ko amafaranga nyine abasha kuba yakurwaho. Ese mu bindi byiciro nta mafaranga azabasha kuba yakurwaho? Ntabwo yabasha kuba byaganirwaho kugira nyine babashe kuba bamenya niba mu bindi byiciro nibaza bakuraho 1000 cyangwa se bagakuraho 2000 nta wamenya. Ariko mu by'ukuri nuko amakuru akomeje kugenda agaragazwa, cyangwa se muri inama bashije kuba yaba uyu munsi, nuko bigaragara ko amafaranga agiye kuba yagabanuka, cyangwa se abantu bagiye kuba bagabanyizwa ari abantu muri cyiciro cya nyuma nyine bazajya bishyura 2020 aho bagiye kuba bakurirwaho 5000 bakazajya bishyura 2015, kuko urabona ko yo amafaranga menshi cyane. Ariko nanone bitavuze ko abantu bari mu cyiciro bafite n'ubundi bisanzwe muri kino cyiciro cy'u2020 n'ubundi bagomba kugenda kurekarama ku kagari, kuko murabizi ko iyi service iri kugenda itangwa ku bantu mwifuza kino cyiciro nyine, cyangwa se mushaka kuba mwava muri bino byiciro byanyu mugiye muhereremo, nuko ku kagari biri kugenda batanga service yuko ushaka kuba bava muri kino cyiciro ndetse ukarekarama nyine mu cyiciro ushaka kuba wajya nyine ubanye n'ubushobozi bwawe. Kuko urabona ko kino cyiciro 2020 uri gusanga abaturage ari abahinzi bakora amasuku, cyangwa se nta n'akazi bagira ukabinjiza amafaranga menshi cyane, ariko ugasanga babashizeho icyiciro 2020 kandi kano kazi k'2020 cyangwa se imituweli 2020 bagiye bavuga ko bazajya bayishiraho abantu bafite uko bayeho nk'abayobozi bakora mu nzego za leta, abandi bantu bose bafite nyine ubuzima bayeho neza. Ariko nyine ukabona ko bishimye nyine, cyangwa se ukabona ko bafite urayifu nziza cyane, aribo bazajya bagira bashiraho kino cyiciro 2020. Ariko ugasanga ni gute abaturage bagiye bisanga 2020 kandi ugasanga abaturage n'abahinzi ukababona ko nyine bikugenda bibagora cyane ko mu by'ukuri abaturage bo bakomeza kugenda bagaragaza imbogamizi ikomeye cyane ko amafaranga ya mituweli yo natabasha kuba yasubira ku mafaranga 3000 nk'uko byari bisanzwe bimeze. Abaturage ngo ntabwo bazabasha kuba bakishyura amafaranga ya mituweli. Ubona ko nyine bikomeje kugenda bihangayikisha abaturage kuba babona ayo mafaranga 2020 ndetse n'andi mafaranga nyine bitewe na cyiciro baba bagiye bagushiramo nyine kuba wayabona ayo mafaranga na amafaranga menshi cyane. Ariko mu by'ukuri ndagira ngo tutizenge mu magambo, reka tugere ku ngingo yacu ya kabiri twavuze tubize kuganiraho itangazo rya NESA. Aho NESA imaje gutangaza amatariki y'ibizamini bya leta ku banyeshuri bagiye gukora ibizamini bya leta muri
mwaka w'ibihumbi 2025-2026 bitegura gukora ibizamini. Ubwo ndavuga muri P6 mvuge ubwo muri senior 6 abo bose bitegura nyine gukora ibizamini bya leta. Nuko nese imaje gutangaza mu matariki ya bizamini bya leta inigiye ibizamini bizaba byatangiye n'igihe bizabasha kuba byasubizwa n'igihe nyine mu byukuri bizabasha kuba byamana. Ndagira ngo mbabwire itariki nta yindi ni ku itariki 15. Ubwo ndavuga muri secondaire, dore muri segonderi bazatangira ku ibizamini bya leta ku itariki 15 zo kwa karindwi muri umwaka n'umundi turimo 2026. Ni ibizamini bikazarangira ku itariki 24 z'ukwezi kwa karindwi, niho ubwo ibizamini bya leta muri segonderi. Ubwo ndavuga muri senior 3 na senior 6 niho ibizamini byabo bizabasha kuba byatangira ku matariki 15 bigere kuri 23 z'ukwezi kwa karindwi, niho ibizamini bizabasha kuba byagera. Muri primaire ho bazatangira ku itariki 7 bageze ku itariki 9 ni ibizamini byabo bizabasha kuba byagera. Ubwo urumva ko bakora iminsi 3 nyine muri primaire ho bizatangira kuri 7 bagere ku 9 niho ibizamini byabo bizabasha kuba byagera. Ubwo ni ku itariki 9 mu kwezi kwa karindwi, abantu muri kubyumva neza. Ubwo niho primaire nayo izabasha kuba yakora. Gusa none se kaba yongera kwibutsa cyangwa se imenyesha abaturage cyangwa se abanyeshuri bose ko bagomba kwiga cyane bashizemo imbaraga, kuko urabizi ko ibizamini bya leta ni ibizamini n'undi babisanzwe bitegurwa n'abarimu cyangwa se n'abandi bantu bose bagiye batandukanye, no gusanga ari abantu bagiye bahurizwa hamwe bagategura ibizamini bya leta. Nisa yikomeza kugenda imenyesha ko n'ubundi ari ibizamini bisanzwe uko mwe bisanzwe mukora ku ishuri cyangwa se n'ibindi bizamini byose n'amakwize byose, n'ubundi n'ikizamini cya leta byose ni kimwe, ntaho biba bitandukanye. Kuko akenshi usanga bya bintu bamwagiye mukora ngo muri examine cyangwa se mu makwize usanga ari byo byagiye bigaruka mu kizamini cya leta. Kisaba rero abanyeshuri nuko bagomba kwiga bashyizeho imbaraga, nta bwoba nta gihunga, bakiga neza cyane, bakitegura kuko haracyari igihe kirekire cyo kuba bakiga, ariko bagashiramo imbaraga, kuko umuntu utazabona amanota 50 musanzwe mubimenyereye ko azabasha kuba yagenda gusibira. Iyo ni itangazo Nisa imaje gutangaza ko abanyeshuri bose, ubwo ndavuga ku munyeshuri wiga muri primaire mu wa gatandatu ugiye kujya mu wa mbere agomba kuba afite amanota 50 byibuze kuri research slip ye, ndetse n'umunyeshuri uvuye mu wa gatatu agenda mu wa kane akaba afite amanota 50 nawe amujyana mu wa kane, ndetse n'umuntu urangije mu wa gatandatu ufite diplome nuko ugomba kuba ufite amanota 50 byibuze kuri diplome yawe. Ubwo nutaba ufite amanota 50 uzabasha kuba wagenda gusibira. Murumva ko mu byukuri rero mugomba kwiga cyane mushizeho imbaraga kugira ngo byibuze ayo manota muzabashe kuba mwayabona, kuko muje kubona ko n'amanota menshi cyane kugenda agora abanyeshuri, ariko nubwo agoranye cyane ariko ntago nanone bivuze ko abanyeshuri bamwe na bamwe batayabona. Ese niba umwe yabona kute wowe utabasha kuba wayabona? Nisa rikomeje kugenda imenyesha abanyeshuri bose ko bagomba gushiraho imbaraga cyane, bakiga bagashiraho umwihate, bakitegura neza cyane ibizamini bya leta. Ndabashimiye twamenye kuva iyi video itangiye kugira irangiye muri abantu bagaciro cyane, ariko niba video bayikunze kura like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha societe nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene, by'umwihariko ani kuri Rwanda Update News. Kandi subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi nakuru nkangameza leta iba yitangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu mbere. Turakura cyane amatangazo leta y'u Rwanda imaze gutangaza akanya rero munyarwanda wese uri hagati mu gihugu ndetse no hanze y'u Rwanda, by'umwihariko ndabakunda cyane.